Nitwa Hirwa Eddy, nkaba ndi umunyeshuri muri IBT Film School, nkaba niga filmmaking. Nkaba narishimye nkibigeramo ko ni ibintu nyine nari nsanzwe nkunda, nari nsanzwe mbona abantu babikora, ni ibintu numvaga nanjye nshaka kuzakora. Rero niyo mpamvu byahise bintera courage zo kuza kwiga ibingibi kuko nta notion nari mfiteho. Muri makeya icyo bimaze kumfasha ubu ngubu ni uko namenye ukuntu umuntu afata amashusho amwe n'amwe, umuntu akora amashusho, umuntu akora ibintu bigenda binyuranye nyine byo muri filming. Ikindi ni uko byabashije kunyungura ubumenyi nyine mu byo nabonaga abandi bakora. Icyo nashimira IBTC ni uko izamura impano z'abana bakiri batoya bari mu kigero cyacu. Ikindi kandi ni uko ifasha gutanga ubumenyi ngiro butaboneka henshi muri Rwanda. Nkabashimira ikigo, nanasaba abandi baturarwanda bose bakumva yabyifuza, abifitemo Imana, abifitemo ubushake n'Imana, ko yaza akayegera bakamwigisha bakamuha ubumenyi. Murakoze.